Amahoro amahoro bakunzi ba Dugurana Ikinyarwanda, muraho neza murakoma. Reka nizere ko meze neza aho muri hose, haba bari i Rwanda ahangaha dutetse, abari hakurya y'inkiko zarwo ndetse n'ibwota amasimbi. Nkomeje kubashimira uburyo mudahwema gukurikira ibiganiro tubagezaho ndetse munabisangiza inshuti zanyu kugira ngo nazo zidacikanwa, maze gakondo dusangiye ikagenda ikondakonda igana ibicu, ikagenda rwose ikatubera nziza kandi tukayishima. N'uyu munsi rero nk'uko bisanzwe nabateguriye ikiganiro kijyanye n'imigani, aho mbategurira imigani 10 isobanuye ku buryo umuntu amenya aho umugani uyu n'uyu yawukoresha ndetse n'igihe yawukoresha. Tubahaye ikaze. Umugani wa mbere uragira uti: ijisho rya mukuru rigabanya rihitamo. Ngo ijisho rya mukuru rigabanya rihitamo. Uyu mugani ushatse kuvuga iki? Uyu mugani ushatse gusobanura ko iyo umuntu ari mukuru, iyo umuntu afite ibyo arusha abandi, iyo haje igihe cy'isangira, igihe cyo kugabanya cyangwa se gusaranganya ibintu ibi n'ibi, hari igihe agenda yihengekerezaho nk'umuntu ufite icyo arusha abandi. Ahangaha niho abatoya bashobora kumureba irihumye cyangwa se bakamureba ikijisho, ariko ntihagire icyo bamubwira kuko burya baba bareba yihengekerejeho bitewe n'ikintu yishingikirije. Ahangaha rero ushatse kuvuga ko iyo umuntu ari mukuru aba ashaka kwikubira, aba ashaka kwihengekerezaho ikintu iki n'iki. Uyu mugani nicyo ushatse kuvuga. Umugani wa kabiri uragira uti: ijisho rya mukuru ntirizinduka riba rigiye kureba. Uyu mugani ushatse kuvuga iki? Ushatse gusobanura ko burya iyo umuntu afite icyo akurusha, iyo umuntu yabonye izuba mbere yawe nk'uko dukunda kubikoresha mu kinyarwanda, aba afite byinshi akurusha, aba afite ubunararibonye kukurusha mu kintu icyo ari cyo cyose. Rero iyo bavuze ngo ijisho rya mukuru ntirizinduka riba rigiye kureba, biba bishatse gusobanura ko iyo umuntu ari inararibonye cyangwa se afite ibyo akurusha bitewe n'uko yavutse mbere yawe, ahangaha afata imyanzuro myiza kandi ikomeye ikakaye kukurusha wowe w'umwana cyangwa se wabonye izuba nyuma ye. Uyu mugani nicyo ushatse kuvuga. Umugani wa gatatu uragira uti: ijisho ry'umukunzi rikurira ripfuye. Uyu mugani ushatse kuvuga iki? Uyu mugani ushatse gusobanura ko iyo umuntu mufitanye ubucuti nyabwo, ari inshuti yawe nyanshuti, akora ibintu byose bishoboka, haba mu kukurengera cyangwa se mu kukwitangira, kuko muba mwizerana, kuko muba muri inshuti z'akadasohoka. Ahangaha niho icyo byamusaba cyose, icyo byamutwara cyose, ibyo byose ibisabwa arabitanga kugira ngo akurengere, kuko burya muba muri inshuti. Uyu mugani nicyo ushaka kuvuga ngo ijisho ry'umukunzi rikuririra ripfuye. Umugani wa kane uragira uti: ijoro riherekeza imfubyi. Uyu mugani ushatse kuvuga iki? Imfubyi irababara, imfubyi iba yarababaye, nta byishimo igira, nubwo yagira umuntu uyitaho ariko akawupfubyi ntikabura. Rero yirwa yihiringa hirya no hino kugira ngo ishake icyayibeshaho, icyayiramira, amarira ari yose, agahinda kose
ku buryo itabona uburyo iruhuka umuruho cyangwa se iruhuka akababaro. Ijoro rero niryo riyibeshaho neza, ijoro niryo rihisha amarira yaryo kuri bene muntu cyangwa se n'ahandi yirirwa igenda. Nubwo itabura gutekereza nijoro, ariko ijoro niho nibura imfubyi yihangana ikaruhuka imibabaro, ikaruhuka amenyo y'abantu cyangwa se y'abasetsi, ikaruhuka amaso y'abantu iyireba bya bindi bya nyarureshwa. Rwose ijoro niryo rituma imfubyi iruhuka, ikaruhuka wa mubabaro yirwana munsi. Ahangaha ngo ijoro riherekeza imfubyi, bishatse kuvuga ko ijoro niho imfubyi ibona akaruhuko k'agahinda ndetse n'umubabaro yiriwemo. Ibi nicyo bishatse kuvuga. Umugani wa gatanu uragira uti ijoro ryagiye kera risubiza umugabo ku byo yaraje. Ngo ijoro ryakeye kera risubiza umugabo ku byo yaraje. Ibi bishatse kuvuga iki? Ibi bishatse kuvuga ko ikintu icyo ari cyo cyose umugabo yasuzuguye, ikintu icyo ari cyo cyose umugabo yanennye ku buryo atakirebaho, hari igihe kigera ugasanga bibaye ngombwa akigarutseho. Ugasanga rwose agarutse apfukamanga, agarutse arira, ndetse arira nayo kwarika kugira ngo yongere abone cya kintu yatakaje kubera kugisuzugura. Ahangaha rwose rero bishatse kuvuga ngo nta mpamvu yo gusuzugura ikintu icyo ari cyo cyose, nta mpamvu yo gusuzugura uwo ari we wese, kuko burya iminsi iragira gutya igakona ingwe. Iminsi ishobora kuguhinduka ugasanga usubiye kuri bya bindi wasuzuguye. Uyu mugani uratwigisha kwicisha bugufi mu bihe byose duhura nabyo hano ku isi. Umugani wa gatandatu uragira uti ijoro ntirigira nyiraryo. Uyu mugani uroroshye rwose, ngo ijoro ntirigira nyiraryo. Ibi bishatse kuvuga iki? Murabizi ko ijoro riba rihatse byinshi, ijoro rihatse ibibi. Niyo bavuze ijoro umuntu aba ashatse gusobanura ikintu kibi, kuko burya ibikorerwamo ni ibikorerwa mu mwijima, ni ibikorerwa mu bwihisho, ni ibintu byose bibi. Bishatse kuvuga ko rero ijuru riba rifite ibyaryo kandi bibi bishobora kugiraho ingaruka umuntu. Ngo ijoro ntirigira nyiraryo, nuko nta muntu ukunda umwijima ubaho. N'igisambo cyangwa umurozi cyangwa se n'umucuraguzi bose bagenda bakebakeba, bose bagenda baniyambaza Imana ngo ntibabone cyangwa se ntibabafate. Ugasanga umuntu ari mu kibi ariko arimo kwiyambaza rurema rugira ibyo byose. Ni uko ijoro ritagira nyiraryo. Uyu mugani nicyo ushatse kuvuga. Umugani wa karindwi uragira uti ijya gucura indi yiyita nkuru. Ngo ijya gucura indi yiyita nkuru. Uyu mugani ushatse kuvuga iki? Uyu mugani ujya guhura n'uwa mbere, aho twavuze ngo ijisho rya mukuru rigabanya rihitamo. Nuko burya iyo umuntu ashaka gucura abandi, iyo umuntu ashaka kwikanyizaho ikintu runaka ari busaranganye n'abandi, iyo umuntu ashaka kwigwizaho iki n'iki, ashakisha impamvu runaka izo ari zo zose kugira ngo abanyage, kugira ngo yikubire cya kintu bari gusaranganya. Rero ngo ijya gucura indi yiyita nkuru, hari igihe yitwaza ngo ni inkuru
cyangwa se umuntu akitwaza ngo ni mukuru kugira ngo atsikamire abandi, kugira ngo rwose abacyuze utuntu bari gusaranganya. Ibi nicyo bishatse kuvuga. Umugani wa 8 uragira uti ijya guteka ikamwa menshi. Ngo ijya guteka ikamwa menshi bishatse kuvuga iki? Ahangaha babivuze ku nka ngo ijya guteka ikamwa menshi, ntabwo aricyo bashatse kuvuga. Nihuza shusho. Umugani urashushanya ariko ushaka gusobanura ikindi kintu. Hano bishatse kuvuga iki rero? Hano bishatse kuvuga ko iyo umuntu yari uw'ingenzi, iyo ikintu cyari kigufitiye akamaro aka n'aka ugitakaje cyangwa se kiri mu marembera, ugatangira kumanjirwa ndetse no kubura bwa bwiza bwacyo, ugatangira kubura bya byiza byacyo, ahangaha niho umenya agaciro ka cya kintu wari ufite mbere utagifite ubu ngubu, cyangwa se kiri mu marembera. Ahangaha rwose niho tugomba guha agaciro ibyo dufite, tukabikunda kandi tukabyitaho uko dushoboye kose, kuko umuntu amenya agaciro k'umuntu iyo atakiri kumwe nawe, cyangwa se akamenya agaciro k'ikintu runaka iyo rwose yarangije kugitakaza. Uyu mugani nicyo ushaka kuvuga. Umugani wa 9 uragira uti ijya kubandwa ntirora incabari. Uyu mugani ushatse gusobanura iki? Kubandwa ni umuhango wakorwaga kera n'abarozi barogera abanzi babo, cyangwa se no batifuriza icyiza, ugasanga barabarogera haba nijoro ndetse no ku manywa bakora imihango itandukanye. Ahangaha rero kubandwa babikoraga bambaye ubusa, bambaye umwambaro wa damo nk'uko dukunda kubivuga, cyangwa se bambaye imbindo. Imbindo murabyumva biva ku nshinga kubinda. Urubindo ni nka bya bindi bambaraga, abana bambaraga kera, cyangwa se ababyeyi bambikaga impinja zabo kugira ngo bataza nibura kubanyarira ku mugongo, cyangwa se inkari zitaza kubona aho zica. Ubu ngubu dukoresha iterambere aho tugira pampegisi. Imbindo rero hari igihe abo bandwa bazambaraga kugira ngo bajye kurogera abanzi babo. Rero bishatse kuvuga iki? Ngo ijya kubandwa ntirora incabari. Bitewe n'uko umuntu aba yaramaze kwemera ibyo akora, kwemera kuroga, ahangaha ntabwo aba afite isoni zo kwambara ubusa ngo ajye kuroga. Ahangaha ni handi bavuga ngo uwanga amazimwe abandwa habona. Iki gihe aba yaramazeho, aba yaramaramaje, aho rwose ibisabwa byose kugira ngo abandwe abikora nta shiti, abikora nta rwikekwe cyangwa se nta kwikanga kundi. Ngo uwamaramaje rwose nta kindi aba asigaje, arigaragaza wese. Ibi bishatse kuvuga ko rero ngo ijya kubandwa ntirora incabari. Ijya kubandwa cyangwa se umuntu ujya kubandwa ntareba imyambaro icikaguritse yambaye cyangwa se za mbindo yambaye, ahubwo icyo areba ni igikorwa barimo cyo kubandwa, cyo kuroga ndetse n'abanzi be, nicyo batekereza gusa. Uyu mugani nicyo ushatse kuvuga. Umugani wa 10 ariho wa nyuma uragira uti ikibi ni akanwa. Ngo ikibi ni akanwa. Ibi bishatse kuvuga iki? Ibi bishatse kuvuga ko ururimi ari isoko ya byose. Ishobora kuba ari isoko y'ibyiza, ndetse ururimi rukaba isoko y'ibintu bibi byanagukoraho rwose. Iyo umuntu agize atya ngo uhisha mu nda ntiyibwa n'imbwa, uyu mugani uhuje neza neza
n'uyu nguyu uvuga ngo ikibi ni akanwa, nk'ubika mu nda ntiyibwa n'imbwa. Iyo umuntu agerageje guceceka, iyo umuntu yagerageje kubika ibanga cyangwa se kubika ijambo runaka ryamukoraho, iki gihe biba ari byiza kuko ntabwo yagira ibyago cyangwa se ngo ahure n'amazi n'ibisusa kuko aba yirinze kuvuga. Ariko bishobora no gutanga ibintu byiza, aho umuntu yavuga ko akunda undi akabigaragaza mu magambo ndetse no mu bikorwa, aho umuntu yavuga ko agiye gushimira umuntu runaka ugasanga biramutera ibinezaneza ndetse n'ibyishimo bihebuje. Ahangaha rero rwose ururimi rushobora kuba inkomoko y'ibintu byiza ndetse n'ibibi. Ngo ikibi ni akanwa, aka kanwa kacu umuntu agafashe akajya agakoresha ahari ngombwa, umuntu yabaho neza akadamarara. Ni ahangaha rero dusoreje ikiganiro cyacu, ikiganiro kijyanye n'imigani 10 twabagejeho isobanuye ku buryo umuntu amenya aho yakoresha umugani uyu n'uyu ndetse n'igihe yawukoresha. Ngaho rero mukomeze kugira ibihe byiza, kandi tubifurije guhora mukoresha iyi migani neza mu biganiro ndetse no mu nyandiko mugira, kugira ngo gakondo yacu tuyiryoshye kandi ihore ari nziza kuri twese. Mukomeze kugira imbaraga n'imbaduko. Mwari kumwe na Ntakirutimana Alexandre.